doesn't like seeing kids growing wiser. Please come, we will grow together. Hello, muraho neza. Mbahaye ikaze nanone kuri Grow Smart with Angelique, the platform where you will learn how to grow smart, how you grow richer, wiser. Nukuri iki nicyo gihe cyawe cyo kuzamuka, cyo gukurana hamwe nanjye. So uyu munsi mbafitiye subject iryoshye, topic iryoshye cyane buri wese akeneye, kubera ko last time nari nabaganirije ku bintu bijyanye nuko utari umukene. Naberetse uburyo ki abantu turi abakire, dufite values ziri muri twebwe nyinshi cyane, ahubwo zisinziriye muri twebwe tutari twamenya gukoresha. So today let's go mbereka ukuntu mushobora kumenya, ukuntu mushobora, uburyo butanu mushobora gukoramo business, uburyo butanu mushobora gukoresha smartphone zanyu mufite. Mwibuke ko smartphones murazigendana, ni telefone ngendanwa muba muzifite ahantu muri hose. So I'm going to show you how wakoresha iyo smartphone ukabona amafaranga, ukinjiza amafaranga menshi. So nta muntu udakunda amafaranga, ndizera biri babere byiza. So stay tuned. Uburyo bwa mbere ugomba gukoresha kugira ngo ubone amafaranga ukoresheje smartphone ni driving. Muranyumva neza? Driving, gutwara imodoka, gutwara ibinyabiziga ni business, ni ikintu ushobora gukora kikakuzana amafaranga menshi. Uti gute? Byuka mu gitondo, niba ufite uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga birumvikana, ugende ujye ku mahoteli atandukanye cyangwa se mu tubari, ariko na kugira inama yo kujya mu mahoteli kuko niho hajya abantu basobanutse cyane. Hanyuma nurangiza ugende wipresente nk'umuntu uri professional, ubabwira uti njyewe nzi gutwara ibinyabiziga kandi neza, nkorera ku gihe, munyemerere bazajye bampamagara mu gihe bakeneye ko hari umuntu bacyura mu rugo mu gihe banyoye. Icyo gihe ikintu bagukorera, bandika urupapuro bameze nk'itangazo bakora, bakamanika ku gikuta. Hanyuma bamara kumanika ku gikuta bagashyiraho nimero yawe, bakaguhamagara. Anytime baguhamagaye, please ujye ukoresha igihe neza, uhagerera igihe. Niba bakubwiye ati 3:00 ube wageze hano, ndakwinginze 2:45 ujye uba wahageze, kugira ngo babone ko uri umuntu uri smart. Being smart harimo no kuba timeable. Uba uri umuntu nyine ugendera ku gihe, bizatuma bazajya bahora baguhamagara igihe cyose bagiye aho hantu cyangwa bagiye n'ahandi. Wibuke uko utanga service neza, niko abantu bakugana, niko abantu bakwirukaho bagushakaho ya service kuko uyitanga neza. Icyo gihe rero amafaranga zakwirukaho, amafaranga zakugwaho nk'imvura, nta nubwo uzamenya ukuntu bigenze. So mwibuke neza, muri video y'ubushize umuntu utarayirebye yasura akayireba. Iyo video twavuze y'ukuntu utari umukene. Muri iyo video twavuze yuko iyo utanga neza service abantu bakwirukaho. Nanone ko ukwiye kumasteringa one skill. Niba wariyemeje kuba umuntu utwara ibinyabiziga, ube ubimasteringa kabisa, uri specialist. Handi bavuga ati umuntu uzi gutwara ninde, bakaba bagutangira ubuhamya. So this is your time. Niba wicaye mu rugo uvuga ngo nta kazi ufite, bakaguhamagara bavuga ati erega narakennye, ndi umukene, nta kazi mfite, this is the time for you yo kugira ngo uhaguruke ugende ukoresha iyo mpano ufite yo gutwara ibinyabiziga. So for those who do not have them, nawe iki nicyo gihe cyo kuba watangira kujya kwiga gutwara imodoka. Narababwiye skills baraziga, ugende wige gutwara ibinyabiziga, hanyuma nawe ube eligible kuri ubu buryo bwa mbere bwo kwinjiza amafaranga. Ndizera mwabikunze. Kadukomeze ku buryo bwa kabiri. Yes, ndizera ko ikiganiro cyakomeje kuryohera. Tujye ku buryo bwa kabiri tudatinze. So the second way you can earn money using your smartphone ni ugukora ibintu bita selling the products online. Kugurisha ibintu online ntago bisaba ko ari wowe ufite stock, ntibisaba ko ari wowe ufite ibicuruzwa runaka. Ufite smartphone irimo WhatsApp, irimo Facebook, ushobora gucuruza ibicuruzwa runaka, hanyuma
ibyo bicuruzwa runaka ukabicuruza ukoresheje WhatsApp status cyangwa se ukoresheje Facebook marketplace, ibyo byose bikakwinjiriza amafaranga kandi atari uko ari ibicuruzwa byawe. Mbaza uti bigenda biti? Biroroshye cyane. Byuka mu gitondo, narababwiye ngo there is power, hari imbaraga ziba mu kuzinduka. Nukuri ntabwo uri umukene, nukuri ntabwo wabuze akazi pe, akazi karahari outside here, akazi ni kenshi. Byuka mu gitondo ugende mu mujyi, nuhagera usanga hari amashops menshi, hari abacuruza imyenda, hari abacuruza amavuta yo kwisiga, hari abacuruza amatelefone, hari abacuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, computers n'ibindi. Hanyuma nuhagera uvugane na nyiri duka, umbwire uti nkugurishirize je wenda nka laptop ko usanzwe igurisha 500, ese wampa mangahe? Wajya umpa percentage ingana gute? Ashobora kubwira ati ngenza yanguha 10%. Nta kibazo, 10% y'ibihumbi 500 nangahe? Ni 50. Ibyo 50 ni amafaranga ushobora kwinjiza ari uko ufashe iyo laptop. Fata iyo laptop uze nyine uyifotoze ya smartphone yawe, numara kuyifotora neza uposting iyo laptop kuri status, ubabwira uti bantu banjye muze tugurisha laptops nziza, ubabwira uti ni MacBook cyane HP whatever. Hanyuma iyo laptop nuyigurisha birumvikana ko wa muntu kuko mwabyumvikanye azaguha ya percentage yawe. Kimwe n'ibindi byose, wacuruza inkweto, wacuruza imyenda n'ibindi byinshi. So nta rwitwazo dufite rwo kuba bakene. Grow smart with Angelique. Please wake up early, haguruka wambare neza, ugende mu mujyi ushakishe, nukuri ntabwo uzabura ahantu kuri amafaranga as long as you have one smartphone. Murakoze cyane, kadukomeze ku buryo bwa gatatu nibwo gucike, kuko uburyo bwa gatatu nanjye nibwo nkoresha, ndizera buguteye amatsiko. Let's dive in. Guys, thank you for being here. Niba ukiri hano nuko video wayikunze, wibuke ukore kuri thumbs up kugira ngo YouTube recommending iyi video ku bantu benshi. Hanyuma niba uri mushyashya, join us to the community of Grow Smart with Angelique. Twamaze kuba benshi, nawe waba umwe mu mubare w'abantu bashaka gukura financially, personally, gukura mu bwenge n'ibindi. So uburyo bwa gatatu nibwo nanjye nkoresha, ibintu bita content creation. Wanyumvishe. Content creation ni uburyo ushobora gucreatinga videos ukazipostinga ahantu runaka kugira ngo bikwinjirize amafaranga, bikuzanire amafaranga. Ndaguha ingero zitandukanye nyinshi. Ahantu tuba twese haba amashops, haba abantu bacuruza, bafite business runaka bakora. Hanyuma ushobora gusanga abo bantu bose batazwi, nyine batajya baba bagaragara kuri internet. Rero ikintu ukora, ushobora kubyuka mu gitondo ugafata smartphone yawe ukegera umuntu ufite iduka rinini ukamubwira uti ese hari TikTok account ugira? Ashobora kubwira ati oya, kuko abenshi ubu usanga ari abantu bakuze, abantu bafite amafaranga kuri ubu ni abantu bakuze cyane, akenshi usanga bataranize, ariko uretse n'icyo hari igihe nta mwanya baba bafite. Umwanya niwo kiba ari ikibazo, ko barakora business, baracuruza, ariko nta mwanya babona wo kujya kuri TikTok, wo kujya kuri Instagram ngo barimo barapostinga ibintu runaka. Fata umwanya wawe, ufate smartphone yawe, ugende ubabwire uti njyewe nabamamariza kuri IG. Akakubaza ati IG ni igiki ko ntanakizi? Ukavuga ati ni platform ijyaho abantu benshi. Birasaba kuba warubatse audience yawe, ukaba ufite abantu runaka nawe ufiteho. Ukavuga ati iyo ugiye ahangaha hari ukuntu ushyiraho igicuruzwa cyawe abantu bakakibona ko gihari, uzajya ucuruza cyane kuko bazajya baguhamagara babonye ibyo ucuruza. Ni nkaho ngiye gufata iri duka ryawe nkarijyana ku rwego rw'isi, nkarishyira kuri murandasi, hanyuma azasobanukirwa neza yuko n'ubundi ntiyacuruzaga. Iyo rero abantu babibonye, uzamusobanurira ko bazajya bamuhamagara kuri telefone akaba yakora delivery. Hano mu Rwanda dusigaye dukora delivery ku buryo bworoshye. Uhamagara umuntu uri mu mujyi akagura igicuruzwa cye kuri moto, umumotari akakuzanira rwose kikakugeraho, kubera ko u Rwanda ni rwiza, abantu nyine baba bafite values, ntago yayiba, bakayikuzanira ikakugeraho kandi waguze kuri telefone n'umumotari. So ubwo rero
wagenda ugafata ufasha abantu nka bangahe amaduka agera muri 5 kaduhere kuri 5 yonyine ukabakorera content creation ugatangira kubakorera digital marketing mu gihe gitoya bamwe ubaca 1,100 ayo mafaranga nta hantu wayakwiza agera akaba menshi none ugasanga nawe ubwawe ukwiriye guhayaringa abandi. So nanjye ndabikora nkora digital marketing nkora content creation ari nayo mpamvu mbona izi videos zinyura hano nanjye ndi mu bucuruzi kwako urumva hari igihe nzagira aba subscribers bahagije nkagira watch time nanjye nkatangira no guhembwa. Ubu nabwo nubundi buryo nawe wakoresha. You can have a YouTube channel, you can own your own YouTube channel ugatangira ugapostingaho videos ukauploadingaho videos ukoresheje smartphone kandi byakuzanira amafaranga menshi. Yes, uburyo bwa kane rero ni ubuhe? Uburyo bwa kane ni uburyo bwiza buryoshye budastressa aribwo buryo bita kuba agent wa mobile money. You heard me well. Gucuruza mobile money, gucuruza airtime, gucuruza data bundles ni ibintu buri wese yakora afite telefone ye kandi bidasaba degree. Ntago bagusaba ngo wize harya ngo yihe ngo wize iki muri secondaire cyangwa wize iki muri university. Ntago bagusaba degree. Ikintu bigusaba nuko ufite iyo telefone kandi ntibinasaba smartphone niyo waba ufite isanzwe. Genda wegere ishami iryo ari ryo ryose rya MTN hanyuma babwire ko ushaka kuba umuntu ucuruza mobile money, umuntu ukora mobile money cyangwa se ucuruza amayinite, ucuruza data bundle. Bazabigufashamo kandi nta nubwo bazakugora, ntago ari ibintu bigoye. Ibaze ko ushobora gutangiza n'ibihumbi 10. Iki ni ikintu ushobora gutangiza n'ibihumbi 10 bigakunda, only ibihumbi 10. So nta rwitwazo tugifite rwo kuguma twicaye mu rugo, right? Ndizera mubyumva neza. Ubu buryo ntibuguceke. Kadukomeze rero ku buryo bwa 5 ari nabwo bwa nyuma. Murakoze cyane kuba mukiri hano. Tugiye kureba uburyo bwa 5 wakwinjizamo amafaranga ukoresheje smartphone. Smartphone ni ubutunzi bukomeye cyane ufite ubu ngubu. So kankwereke ubwo buryo bwa 5 nagutindiye. Nukuba watangira kwigisha online, teaching online, kwigisha ukoresheje nyine uburyo bwa murandasi. Ibyo rero uti wabikora gute? Maybe you have a skill. Mwibuke muri ya video nabwiye ko ugomba kugira skill nibura imwe umasteringa uzi neza. Iyo skill uzi ahari mugenzi warayikeneye kugira ngo nawe abeho, sibyo? Nitukaje twikubira ubumenyi. Niba rero hari ubumenyi ufite, bishobora kuba ari uguteka, bishobora kuba ari ukwigisha indimi, bishobora kuba ari ukwigisha imibare, ibintu ubumenyi bwawe bwose wumva ushaka kwigisha, mekanike, icyo ari cyo cyose. Niba ufite ubwo bumenyi ubwo ari bwo bwose, fata umwanya wawe ufate smartphone utangire ucreating ama courses atandukanye. Ushobora gucreatinga course wenda tuvuge kwigisha icyongereza. Mwibuke ko hari abantu benshi basigaye batembera u Rwanda, murabizi gahunda ya Visit Rwanda. Abantu baza mu Rwanda bifuza kumenya cyane ikinyarwanda kubera ko abanyarwanda n'abantu badakunda cyane kuvuga indimi. Ushobora gusanga abazi icyongereza ari bakeya, none yaje wenda ukamubwira ngo uvugishe mu gifaransa biba ikibazo. Rero uramutse uvuze uti ngiye kwigisha ikinyarwanda, ndakubwiza ukuri hari abazungu benshi bagufollowinga bakashaka kumenya ururimi nyarwanda urwo ari rwo, kwigisha ikinyarwanda. Hanyuma ikintu ukora, ushobora kwigisha ufata utuvideo dutoya. Iyo utangiye gucreatinga video gutyo, ufata iyo course yawe ukayishyira kuri internet ukayuploadinga. Either ushobora guhitamo gukoresha YouTube channel, ushobora guhitamo gukoresha izindi platforms bashyiraho nyine ama videos ku buryo biba course zishyura, ugatangira kujya ubaca $10 make make. Niyo yaba ari $10 nese baze abantu 1000 bayirebye cyangwa miliyoni, urumva bizagenda gute? Urumva ari amafaranga angana gute? Kandi cyiza kibi ngibi, urumva iyo course ugiye kugurisha iba ari passive income, izaguma ikora nta nubwo expiring.
izaguma ikwinjiriza ubuzima bwawe bwose, wisange ubaye umukire, ubaye umumiliyoneri ubikuye gusa ku kwigisha isomo ry'ikinyarwanda. Hari n'undi wahitamo kwigisha guteka. Guteka twese turabikunda, nta hantu badateka, ibiryo ni ubuzima, iyo turiye tubaho neza, sibyo? So guteka nabyo byakwinjiza amafaranga menshi. Any course, ikintu icyo ari cyo cyose wakwifuza kwigisha online cyakwinjiriza amafaranga menshi. Ubwo rero nibwo buryo butanu wakoreshamo smartphone yawe ikakwinjiriza amafaranga menshi menshi menshi. Wibuke ntabwo uri umukene, you are not poor, you are just untapped. Ibyo bintu twabivuzeho muri video y'ubushize, utarayireba please sura uyirebe kuko igufitiye umumaro. Ntabwo uri umukene, ahubwo impano ufite muri wowe zirasinziriye, ntabwo uratangira kuzikoresha. Kandi wibuke ko nta gihe ntarengwa kibaho cyo kwiga. N'ubu ngubu wakwiga, genda ufate skill imwe uyimasteringe, hanyuma utangire ukorera amafaranga ukoresheje smartphone yawe. Smartphone yawe ntibe iyo kwitabiraho no guhora scrollinga kuri IG ureba ibyo abandi bakora. Iyo uri gukoresha IG cyangwa TikTok uba uri kwinjiriza abandi amafaranga, ariko wowe urimo uratakaza megabytes zawe waguze. Wowe uri gutakaza amafaranga mu gihe abandi barimo barayinjiza, bari kubona views, bari kubona follows, bari kugubwa neza. Wowe uracyari hahandi, uri guhera mu bukene, uri wa muntu ugihamagara ngo wanguriye megabyte ngo z'igihumbi. Ntabwo bikwiriye. Kandi ufite smartphone, abenshi ushobora no gusanga ufite smartphone ya miliyoni nka zingahe, miliyoni nk'ebyiri, ufite iPhone 17 cyangwa iki. Iyo smartphone yakubera igishoro, ukinjiza amafaranga menshi, ukaba umukire, ukaba umuherwe, ibintu bikagenda neza, ukaba utari ikibazo ku bandi ahubwo uri igisubizo kuri bo. Mwakoze cyane gukurikira iyi video. Until next time.